mukomeze kugubwa neza, Imana y'amahoro ibishimire cyane, ndabakunda cyane. Jeanne d'Arc muri kumwe kuri channel, ntabwo duherukana cyane mu ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana, ariko dukotinga amagambo uyu mukobwa witwa Riziki Chantal yavuze. Imana yamukoresheje avuga amagambo akomeye ndetse n'ubuhanuzi. Nifuje ko tuyaganiraho, ntabwo gushyiramo amajwi biba byemewe y'abandi kuko cyane cyane ari kuri YouTube, ariko twagerageza tukayavugaho cyane. Ariko turatangira dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye ko wera kandi ukiranuka, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Turasenze Mwami tukwinginga kugira ngo uzube mu ruhande rwacu, duhe umugisha, uhe umugisha abera bose, umugisha igihugu cyacu, isi yacu ndetse n'itorero ryacu ryose uriho umugisha mu izina rya Yesu. Abera bose Mwami bagubwe neza kandi icyubahiro cyawe gikomeze kuba mu isi ndetse no mu ijuru. Urakoze dusenze mu izina rya Yesu, amen. Hari ijambo tugiye gutangiraho Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa mbere. Aramubwira ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga, ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Kugeza aho nzazira, ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Ntukirengagize impano ikurimo, iyo waheshejwe n'ibyahanuwe, ibyo warambikwagaho ibiganza by'abakuru. Ibyo ujye ubizirikana kandi abe ari byo uhugukiramo, kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Wirinde ku bwawe no ku nyigisho wigisha, uzikomeze, kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Imana ishimwe. Pawulo yandikiye Timoteyo amagambo menshi, amuha n'impuguro nyinshi z'uburyo akwiye kwitwara, ariko arangije aramubwira ati kugeza aho igihe cyose nzazira. Ni urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 12, aho kugeza ubwo nzazira. Ugira umwete wo gusoma ibyanditswe byera kandi uhugure, uteshye, ndetse ngo ntihakagire umuntu n'umwe wahinyura ubusore bwawe. Guhinyura ubusore bwawe ni ukuvuga iki? Ntihakagire umuntu ubona ingano yawe cyangwa se ibyo ukoze ngo avuga ati ubundi uriya buriya arabona akwiriye, uriya arabona ameze ate, buriya yarahamagawe, uriya. Hari igihe umuntu akora ibintu ukavuga ati ariko ubundi wenda uriya ni umukristo. Umuntu yavuga ibintu ukavuga ati ariko ubundi uriya yageze mu rusengero. Pasiteri yakora ibintu ukavuga ati ariko ubundi uriya ni umupasiteri, ni umushumba w'inka, ni uw'ihene, ni uw'iki. Mu magambo rero Riziki Chantal yavuze akomeye cyane kandi adufitiye natwe umumaro, yavuze ku bantu bari mu itorero ariko basambana. Ugasanga umuntu ari mu itorero ariko ni umusambanyi rwa. Ugasanga umuntu yahamagawe n'Imana ariko ari gusenya ingo za bagenzi be. Yavuze ati uri umupadiri none ufite abana, usambana n'abagore b'abandi, uri gusenya ingo z'abandi kandi ngo wiyeguriye Imana. Urumva mbene data, ni ibintu bibabaje. Umuntu ni maseri, uri maseri ariko ukirwa usambana n'abagabo b'abandi, nabyo ni ibintu biba bibabaje. Ibyo abavuga aba yarabibonye ndetse n'Imana ikamutuma kandi akanyura no mu ijambo ry'Imana, ariko akiyemeza no guhugura abantu akoresheje Bibiliya. Bibiliya rero itubwira iki? Iratubwira ngo nubwira umunyabyaha ngo ave mu byaha agahinduka, icyo gihe uzaba ukijije ubugingo bwe. Ariko nutamubwira akarimbuka, icyo gihe uzaba urimbuye ubugingo bwe ndetse uzahananwa nawe. Rero abantu b'Imana dukwiye kubwiriza abantu ubutumwa, tukabwiriza abantu ubutumwa bwiza tudaciye ku ruhande, tutababeshye. Riziki Chantal ni umukobwa, ariko biratangaje kuba abwiriza ibintu ndetse n'abamama batatinyuka kubwiriza, n'abagabo banga kubwiriza.
avuga ibintu rwose Imana imunyuzemo ikamukoresha akavuga ibintu, ugasanga ibintu avuga ni ukuri kuzuye kandi we atari yaba n'umugore, atari yaba n'umumama, ariko ugasanga inshuro nyinshi niwe utanga impuguro ndetse ziruta n'iz'abashumba. Ugasanga mu by'ukuri umuntu aragenda akajya mu nzu y'Imana ariko agakora ibintu byangwa n'amaso y'Imana. Kuvuga uti se uyu muntu ni umukristo mu rusengero, akaba ari mu rusengero kandi ni umukristo, ariko yaba ari munsi hanze y'urusengero akaba ari umutinganyi. Ese ni gute watingana ukajya no muri korari? Ni gute waba umutinganyi kandi ukanacuranga, ugacurangira Imana, ukajya imbere y'abantu ukabatiza uri umutinganyi? Ufite ingo ebyiri. Bibiliya Pawulo yandikira Timoteyo yaramubwiye ngo umupasiteri cyangwa se umushumba cyangwa umudiyakoni akwiye kuba ari umugabo w'umugore umwe. Nimba ari n'umugore akwiye kuba ari umugore w'umugabo umwe. None wowe ufite abagore 5, urambwira ngo uzashumba abantu, ubashumbe gute? Ese Bibiliya warayihinduye? Ikindi, Riziki yavuze cyane cyane ku bantu, ku bakobwa bakuramo inda. Abakobwa bakuramo inda ugasanga uyu munsi akuyemo inda, ejo arongeye akuyemo inda kandi ari mu nzu y'Imana. Ese bene da, noneho hari n'ababyeyi basigaye bakuramo inda bakazikuramo ku bushake. Ese Nyagasani naza muzabarana gute? Ese uzabwira ngo iki Imana? Uzayibwira ngo iki yaraguhaye umugabo ikaguha n'abana ukajya wigukuramo inda? Mbwira, hari ababuze abana, hari abantu benshi bababaye birwa basenga basaba urubyaro, none wowe Imana yaguhaye kubyara uri gukuramo inda. Ese Imana uzayibwira ngo iki? Ese Yesu naza uzamubwira ngo iki? Ese wowe ntabwo uzaba muri ba bantu azabwira ati mva imbere sinigeze kukumenya, mva imbere genda wa nkozi y'ibibi we? Uzi ko hari abantu bose azabwira ati mva imbere wa nkozi y'ibibi we kuko ntigeze kukumenya. Rero dukwiye kwisuzuma n'ukuri tugakora ibintu bikwiriye. Riziki yavuze ku kintu gikomeye cy'abantu bisambanyisha imashini. Kavuga ati ndi umuhungu ugiye gushaka umukobwa w'ikimero mwiza, ariko ugasanga yisambanisha imashini, yisambanyisha ibindi bikoresho bikomeye cyane. Hari ibikoresho abantu biguriye cyangwa se biremeye iwabo bakoresha bisambanya. Uwo ni umwuka mubi wateye wa shitani wo gutwika ingo. Urumva umuntu nk'uwo numushaka ntabwo muzamarana n'iminsi 2. Riziki Chantal rero yakomeje abivugaho cyane, mujye kuri iyi cano mu byumve, yakomeje abivugaho cyane muri cano yitwa iby'ukuri. Niho narindi kumva ijambo ry'Imana, numva aya magambo, numva n'amagambo akwiye kudufasha cyane. Ese uri umushumba uri gusenya ingo z'abandi, uri umushumba urajya gushaka urugo rwa mbere ugakora divorce, ugashaka urwa kabiri ugakora divorce, ugashaka urwa gatatu. Ese ubwo uri pasiteri? Ese uzabwiriza iki abantu? Ese abantu bazakwigiraho iki? Nabo bazakwigiraho gushaka urwo rwa mbere n'urwa kabiri n'urwa gatatu? Ntabwo ukwiye gukora ibintu nk'ibyo ngibyo uri umushumba. Ntibikwiriye, ntibikwiriye, ntibikwiriye. Ese nimba uri umushumba abantu bakaba birirwa bakuvugaho amagambo mabi, ese ubwo Yesu uzamubwira ngo iki? Ese uzamubwira ko washumbye abantu cyangwa uzamubwira ko wagushije abantu? Ese ubwo uri intumwa y'Imana cyangwa uri intumwa ya Satani? Yesu ukwiye kwera imbuto aho abantu bareba naho batareba. Ukwiye kwera imbuto. Agakiza gakwiye kuba ku mutima ariko kakagaragara n'inyuma. Ntabwo agakiza kaba ku mutima gusa, oya, ahubwo kagomba no kukagaragara inyuma. Ahubwo gakwiye kugaragara inyuma mbere y'uko gasakara ahantu hose. Gakwiye kuba kagaragara inyuma, buri muntu wese akabona ko ukijijwe. Uyu mukobwa rero ni umukobwa wahamagawe n'Imana cyane, ndetse Imana yamukoresheje ibintu bikomeye, ndetse umwuka w'Imana uba muri we cyane. Akunda kuvuga Imana ndetse akavuga cyane cyane ubuhanuzi buvuye ku Mana. Rero inshuti z'umusaraba, kugira ngo twubake umuryango mwiza, itorero ryiza, ni uko dukwiye kubaho turi kumwe n'Imana kandi dukora ibyo Imana ishaka. Ni uko dukwiye kubaho turi mu nzira Imana ishaka, twirinda kandi twirinda gusagarira Imana mu byo dukora byose.
Ikindi yakomeje avuga ku basore, asanga umusore ni umusore ariko abyaye inshuro imwe, ebyiri, eshatu. Ese nimba uri umusore ukaba ubyaye inshuro zirenga eshatu kandi nta mugore ufite, abo bana uzabarera gute kandi nta bushobozi ufite ariko wirirwa ubyara hanze? Abo bana uzabarera gute nawe ubwawe udafite ubushobozi bwo kubaho? Ese muri abo bagore ubyarana nabo uzashaka ndureke nde? Ese witeguye kuzavamo umugabo mwiza kandi ukavuga uti nshaka umugore mwiza, nshaka umukobwa mwiza. Uzavamo umugore mwiza gute, ushaka umukobwa mwiza gute kandi wigusambana ufite abana, uri n'umugabo kurenza abagabo ahubwo bashatse? Ni ibintu rero bibabaje cyane kandi biba biteye uyu mubabaro, ukareba ibintu ukabona birababaje. Hari akantu gakomeye navuze, aravuga ati mwari mwabona ihene itinga ihene? Hano aravuga ati kuki abantu barushwa ubwenge n'amatungo, abantu bakajya gutingana umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, kandi amatungo adashobora kubikora? Impyisi ntishobora kubikora kandi niyo itagira ubwenge. Ihene ntishobora kubikora kandi yitwa ngo ntigira ubwenge. Wowe ufite ubwenge ukagenda umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, ni ibintu bibabaje cyane. Imana itugirire neza rero, kandi Imana ikomeze kuturengera. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabakunda cyane, mugubwe neza mu izina rya Yesu, amen.